urukundo yamuzuko nari mubi mbega imbabazi yagiriye niy'umunyazaha yemera kubangawe kandi ari umwami yemera gupfa rubi ku musaraba mbega urukundo yamuzuko twari babi mbega imbabazi yagiriye niy'umunyazaha ibimuzuye n'ibyo yambaye ibimuzuye n'ibyo yambaye ntabwo bagifite umukiza Yesu yaraguraniye amamahoro ibimuzuye n'ibyo yambaye ibimuzuye n'ibyo yambaye ntabwo bafite umukiza Yesu yaragurani twibare n'amako karusi ibimuzuye haleluya haleluya zaburijwe ibimuzuye ibimuzuye haleluya haleluya ntabwo bafite ntabwo bagifite umukiza Yesu ntabwo bagifite ntabwo bafite ntabwo bagifite umukiza Yesu ngwino mugi ngwino 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 ibimuzuye muzamura ibiganza mwami wacu ntabwo yataye kure yataye kuri tukura byanze n'abarume yataye kure yataye kuri tukura haleluya haleluya natwe tuzamure n'abariya twese cyane nabo bareba ingene bimeze neza muzamure wangira perezida avuze se ninde ugira ukundi ukunda kize ako tuzamure muri cyo ndere haragira imvemo nawe twararepese turi mu ndirimbo nshasha dufite
itonde ivuga ngo imbere y'Imana ngo jewe mfite umuntu umvugira, ngo imbabazi ziwe ngo zihoraho ngo iteka ryose. Umvikindi cyantangaje ngo uwo mwami ngo ahora asabira ngo ku Mana Data, ngo ni kiyanja ngo ni yagize ngo niyo nacumuye ngo yishimira kumbabaza. Iyo twacumuye iwe ndazaraka wazama yishimira kutubabara, akavuga ngo nubwo wakoshe nakubabariye, wagaruka imbere yiwe bucya gusa akamavuga ngo arakubabariye. Mwumva igenda kavuga nanone nshaka twicaye kera gavyaje amajwi magufi cyane. Imbere y'Imana mfite umuntu uvugira, imbabazi ze zindiho ahora asabira ku Mana Data, ku Mana Data we, ku Mana Data yuzuye imbabazi, yuzuye imbabazi, niyo nacumuye ishimira yuzuye imbabazi, niyo nacumuye we, niyo naho ngo yayindi ni yayindi n'ibidakunda dushiremo yayindi turirimba, ariko imbere y'Imana dufite umuntu utuvugira aho ngako tugataha. Ngaho dufatikanye twese turirimbana ngo Yesu ntazatureka. Living
ziteka twagira zo kumva tuzabona ko turenda zo kumva ako gusa gira mugenzi wawe ngo dusimbuke kubera imbabazi twagira kubera imbabazi twagiriwe ziteka. Hari umuntu watubwiye ejo aratubwira ngo Yesu ndafite kwisubiraho ngo ndafite kwisubiraho pi none kubera ko twagira imbabazi ziteka ariko twaturira unyemerere uhere mu mutima usimbuka akamutuza karisha kujya dushima Imana gusa. Haro twavuze ngo yanyambugize ngo kubwimba ngo none ndagize gute ndashima mureke dushima Imana tuve mu Mana. Ibi ni ibyishimo by'icyo wadukoreye gikomeye kiruta ibindi minsi tumara tuve hasi gusa mu kanwa mudara